ko ibyo bazatunonosorera bakabidushyira imbere nitubishyira mu mitwe yacu bitazatwanduza. Nyakubahwa abasenateri, nyakubahwa umunyamabanga uhoraho Minisiteri ya Siporo n'Umuco, nyakubahwa umutahira mukuru w'Itorero ry'Igihugu, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo cy'urwego rw'igihugu rw'intwari, imidari n'impeta z'igihugu, banyakubahwa mwese rubyiruko rwacu, Banyarwanda banyarwandakazi, inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, nejejwe no kugira ngo ibatangarize igitabo cyitwa Indangagaciro z'umuco w'u Rwanda, imfashanyigisho ibanza. Nk'uko biri mu nshingano z'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco kwemeza indangagaciro z'umuco w'u Rwanda kugira ngo zikoreshwe n'abanyarwanda bose, dufite umunezero rero intiti ziri hano kugira ngo mu izina ry'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco tubatangarize iyi mfashanyigisho igomba gukoreshwa hose mu gihugu nk'uko tubihererwa ububasha n'itegeko. Ibyo ntibivuga yuko abari batuye bafite ibindi bitabo by'indangagaciro bakoreshaga batajya babikoresha, ariko iyibanze yemejwe n'urwego rufite ububasha ariyo nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, irabasaba mwese ko mwajya mukoresha indangagaciro. Iki gitabo cyitwa Indangagaciro z'umuco w'u Rwanda, imfashanyigisho ibanza. Igitabo twakise ko ari imfashanyigisho ibanza kuko izakurikirwa n'izindi mfashanyigisho, cyane cyane hazakurikiraho imfashanyigisho yimbitse, aho tuzakora ubushakashatsi noneho duhereye ku ijanisha tuzaba twakoze n'ubundi buryo bwa gihanga bw'ibarurishamibare, tukazatondeka indangagaciro bitewe n'uko abanyarwanda bazaba bazigaragaje. Bizaza mu gitabo gitaha, rero niyo mpamvu cyita imfashanyigisho y'ibanze umuntu yajya yitwaza mu mufuka, mu rugo, ndetse mu gukemura ibibazo byose bijyanye n'ubuzima akajya abayifite. Ni igitabo kigizwe n'imitwe 5. Umutwe wa mbere urimo ibisobanuro, aho dusobanura amagambo, umuco, indangagaciro, ikizira nacyo kivamo kirazira iyo bagutongera, noneho tugasobanura n'ijambo indindagaciro. Indindagaciro akaba ari umurinzi w'izi ndangagaciro tugiye kubagezaho. Ni igitabo rero kigizwe n'amapaje 50, cyanditse mu rurimi rworoshye, ururimi rwose rusomeka mu buryo bworoshye, ndetse ukugenda usoma iyi nyoborabuzima, turayita inyoborabuzima, urushaho kugenda wumva ufite agashure ndetse wiyubakamo ubumuntu kurushaho. Iki gitabo rero turabakangurira kugisoma. Iki gitabo rero kikaba cyanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, ikinyarwanda cyoroshye, muzi ko ikinyarwanda ariwo muyoboro w'izi ndangagaciro. Tukaba rero nk'uko mubizi no mu ndirimbo y'igihugu tuvuga tuti umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Muri iyi minsi muzi ko twatangiye ubukangurambaga bwo kugira ngo abantu bakoreshe ikinyarwanda kinoze, akaba ariyo mpamvu tunishimiye kubatangariza inyandiko ivunaguye yitwa Tunoze Ikinyarwanda, aho tubereka akamaro k'ikinyarwanda mu rurimi rwacu kavukire, mu rurimi rw'igihugu, mu rurimi rw'ubutegetsi, mu rurimi rwo kwigishamo, umuyoboro w'ubwenge. Ariko tunabakangurira kutajya gukoresha ivangandimi kuko ni icyonyi gikomeye cy'ururimi, icyo turakibasaba. Basaba no kutajya gukoresha ikinyarwanda abantu bashuma. Ibyo byose muri aka gatabo rero twabibandikiyemo kugira ngo bose tugerageze kunoza ikinyarwanda, ariko tunabashishikariza kumenya indimi z'amahanga, kuko tumeze nka kanyoni kagomba kuguruka kakajya mu mahanga ya kure, tukifashisha indimi z'amahanga, Icyongereza, Igifaransa n'izindi, tukavoma noneho tukabicisha mu muyoboro wacu w'ikinyarwanda, tukiyubaka twihesha agaciro, tugakira vuba. Nagira ngo rero nsabe umwungiriza w'intebe y'inteko ushinzwe umuco, intiti Dr. Mukabacondo Tereza, abagezeho ibikubiye mu magambo avunaguye
muri iki gitabo cy'indangagaciro z'umuco w'u Rwanda imfashanyigisho ibanza. Murakoze. Nk'uko intebe y'inteko amaze kubivuga, iki gitabo cy'indangagaciro z'umuco w'u Rwanda imfashanyigisho ibanza ni ikusanyirizo ry'ibitekerezo ku ndangagaciro z'umuco w'u Rwanda bikomoka ku bushakashatsi bunyuranye, ari ubwa kera ari n'ubwubu. Zimwe muri izo nyandiko z'ibanze twifashishije harimo indangagaciro z'ingenzi mu muco nyarwanda yakozwe n'inteko isirikare. Twifashishije kandi indi nyandiko indangagaciro z'umuco nyarwanda mu iterambere yakozwe n'itorero ry'igihugu. Tunifashisha raporo ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda zigomba guteza imbere n'imyifatire igayitse ikwiye guhindurwa hagamijwe iterambere rirambye ry'u Rwanda n'Abanyarwanda yakozwe na Unity Club. Tunifashisha uburere mboneragihugu kuri demokarasi n'amatora mu Rwanda yakozwe na komisiyo y'amatora. Inzira iki gitabo cyanyuzemo sinavuga ko ari ndende cyane, ariko ni ndende kuko inteko nyarwanda imaze gukusanya ibyo bitekerezo byose maze kubabwira, yahuje ibyiciro binyuranye by'abantu by'Abanyarwanda kugira ngo batange nayo ibitekerezo byabo ku ndangagaciro babona buri munyarwanda yakwibonamo akishimira kurangwa nazo. Hagiye haba inama zinyuranye zirimo abantu b'ingeri nyinshi nk'abahagarariye amadini akorera mu gihugu, abanyamakuru ba leta n'abikorera, abahagarariye inzego zishinzwe umutekano, abahagarariye uburezi n'inzego zishinzwe imfashanyigisho, abahagarariye urubyiruko, abahagarariye itorero ry'igihugu, abahagarariye komisiyo y'amatora, abasenateri n'abadepite hamwe n'izindi nzego zose ntarondoye. Ubwo rero turashishikariza buri munyarwanda kumenya izi ndangagaciro, kurangwa nazo akazigirize, zikazamufasha nk'inkingi n'ishingiro ry'iterambere ry'igihugu cyacu. Muri aka kanya nasabaga bagenzi banjye kugira ngo bababwire imitwe y'indangagaciro z'ingenzi twafashe, hanyuma ibindi bisigaye turaza kubivuga barangije. Kuvuga ni ugutaruka, nagira ngo ntangire nibaza impamvu hariya wumva basakuza cyane, hari kumva bitonze cyane kandi ari abanyeshuri murigana. Nabo baritonze barakoze, bagira ngo dutangire tubabwira indangagaciro z'umuco w'u Rwanda. Twazikubiye mu ngingo 9. Izo ngingo 9 rero ngiye kubabwira ibanza abagiye babazwa bose, abagiye banyurwaho n'abari bashinzwe gukora ubwo bushakashatsi, inama zakozwe zasanze indangagaciro yitwa kubaha Imana ari indangagaciro Abanyarwanda bari bakomeyeho. Bavuga kubaha Imana, unakumvamo amahoro, unakumvamo umugisha n'ihirwe, unakumvamo ubumuntu. Kubaha Imana bikagaragarira cyane cyane uburyo bavugaga. Iyo bavugaga bati Imana y'u Rwanda, babaga basa n'aho bavuze ikintu gisumbye ibindi byose. Bavuga bati kanaka n'Imana y'u Rwanda, umuntu w'amahoro atagira ukwasa, umuntu mbese ureba ukabona asumbye abandi bose uzi. Hanyuma umuntu yakubwira ati kagira Imana, akaba akwifurije umugisha
akaba akwifurije ihirwe, akaba akwifurije mbese icyaguha ituze n'umutuzo muri wowe. Hanyuma iyo bavugaga bati uriya muntu si agasani gasengwa, yewe ntacyo apfana n'Imana y'u Rwanda, babaga bagaye ubumuntu bumurimo imbere. Ni ukuvuga rero yuko mu kubaha Imana Abanyarwanda babigaragarizaga cyane cyane mu mvugo, ariko no mu buryo bumvaga icyo Imana ivuga. Nakunze uburyo bano babyeyi b'i Rwamagana bavugaga baririmbye bagera ahantu baravuga bati nazindutse ngiye gufata amazi y'inka, ngeze ku ibuga mpasanga Imana y'inka, ndapfukama ndayisenga. Ayo ni amagambo ya kera cyane mu Kinyarwanda bigaragaza yuko bubahaga Imana kandi bakayiha umwanya w'ibanze. Aba rero nagira ngo mpamagarire mugenzi wanjye nawe atubwire indangagaciro ikurikira. Murakoze. Indangagaciro ya kabiri ni ugukunda igihugu. Gukunda igihugu ubundi biba bikwiye kumvikana, ntabwo ari iby'ubu n'abakera bakundaga igihugu cyacu. Gukunda igihugu rero bivuze iki? Bivuze kubanza kumva ko uri umunyarwanda ubwawe, ukamenya ko gituwe n'abandi, ukabakunda, ugahora ushaka ko batera imbere, ugahora ushaka ko igihugu gitera imbere, ugakora ibyo ukaba wakitangira, ugahora ukitangiye mu by'ukuri, byaba na ngombwa ukaba wamena amaraso kubera igihugu cyawe. Indangagaciro rero zishamikiye kuri iyi nini harimo kwihesha agaciro. Kwihesha agaciro nanone umuntu yabireba mu nzira ebyiri. Hari ukwihesha agaciro nk'umuntu nk'umunyarwanda, hari no kwihesha agaciro ureba igihugu. Nibyo nari maze kuvuga, kukitangira, kugikorera, gukemura ibibazo, gukora ibintu byose byatuma gitera imbere. Indangagaciro ikurikiyeho ni indangagaciro yo kubaha umuryango. Umuryango ni urusobe rw'abafitanye isano, hakabamo ababyeyi n'abana, hakabamo abasokuru n'abasokuruza, ariko hakaba n'umuryango mugari ari wo muryango nyarwanda. Indangagaciro rero zishamikiye kuri iyi nkuru hari kugira ubumwe, ubufatanye n'ubusabane. Mu Kinyarwanda tuzi yuko iyo umuntu agize ibirori aratumira, bakamutwerera, bakamusura, uwabyaye agahembwa. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ubumwe mu muryango nyarwanda. Indangagaciro ikurikiraho, indangagaciro remezo yo kubaha ubuzima. Mu by'ukuri izi ndangagaciro tumaze kubabwira n'iziza gukurikiraho n'izindi muzatungura, ntabwo zikurikirana uko tuzikurikiranya, ni ukugira ngo gusa abantu bashobore kubyumva, ariko ubundi zose zikubumbiyemo kugira ngo ube umunyarwanda wuzuye. Kubaha ubuzima rero buhera kuri buri muntu bwe uko yiyitaho, kuko bituvuga byose bishingiye ku muntu umwe rukumbi wiyitaho, ariko akirenga akita no ku bandi. Indangagaciro ikurikiyeho ni ukugira umutima. Mu Kinyarwanda kugira umutima ubwabo ni icyicaro cy'amarangamutima nyine, ariko ikaba ari igicumbi cy'imico myiza n'ubwenge. Umuntu ufite umutima rero arangwa n'ubumanzi,
akarangwa n'ubucuti, akarangwa n'ubwuzu, akarangwa n'ubuntu ndetse n'ubumuntu. Ngiyo rero indangagaciro yo kugira umutima dukwiye gutoza, kwitoza, tukayitoza n'abato bacu. Indi ndangagaciro ni ukugira ubupfura. Mu Kinyarwanda baravuga ngo imfura niyo musangira ntigucure, mwajya inama ntikuvemo, waterwa ikagutabara, wapfa ikakurera, ugukize ntusuzugure ukennye, wasonza ntiwibe. Iyo umeze utyo uba uri imfura. Imfura rero usanga ikomatanyije imico myiza yose, ugasanga muri yo harimo kwiyoroshya, harimo ko kujya inama, harimo kuzuza amasezerano no kubaha ijambo, cyangwa se kuzuza ibyo yarahiriye, cyangwa se ibyo igihango yagiranye n'abandi kimusaba. Ubupfura ubufite usanga afite ijambo ryiza, ijambo rikwiye, ijambo riziye igihe, ijambo ridahubukiwe. Iyi ndangagaciro yakomeje kuranga Abanyarwanda mu bihe byashize, tuza kuyitezukaho mu gihe cy'abakoloni. Ubumwe bw'Abanyarwanda buza gusenyuka cyane igihe cya Jenoside. Ubundi rero ubumwe burangwa no gutabarana, cyane cyane iyo abantu bagize ibyago, bukarangwa no gufatanya, abantu bagashyira hamwe imbaraga kugira ngo bagere ku byinshi. Nanone ubumwe bukarangwa no kuganura, kwishimana, gusangira no gusabana. Murakoze. Indangagaciro tugiye gusozerezaho ni ukwagura amarembo. Aha bikaba bivuga yuko tugomba kureba, byigeze kuvugwa, tukureba no mu by'ahandi ibyatugirira akamaro, tugashungura ntitumire bunguri. Aha rero iyo turebye ibyo twatiye bimaze kuba indangagaciro zacu, hari imyemerere ishingiye ku madini. Murabizi Abanyarwanda harimo Abagatolika, harimo Abaporoso, harimo Abayisilamu, harimo Abadivantiste. Iyo ni imico myiza ishingiye ku myemerere twakiriye nk'Abanyarwanda tuyigira iyacu. Hari amatwara ya demokarasi, biri n'amahire turi mu matora. Abanyarwanda demokarasi tumaze kuyumva. Ejo bundi ku itariki ya 16 Nzeri tuzongera tuze duhamye indangagaciro yo kwitorera abatuyobora. Hari uburinganire n'ubwuzuzanye. Iyi nayo ni indangagaciro ihamye muri iki gihugu cyacu. Tunashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wahaye amahirwe angana abagabo n'abagore b'Abanyarwanda. Hari ndetse n'ubumenyi bushya, ubumenyi twiga mu mashuri, ubu dusangiye n'abandi, ubu nabwo turabwakira nk'Abanyarwanda tukabugira ubwacu. Hari ikoranabuhanga, ngira ngo muri iki cyumba abenshi bafite telefone, iyo ni indangagaciro twagize iyacu. Hari indimi z'amahanga, duhe agaciro ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko nanone n'iz'amahanga tuzikeneke, kuko dukeneye gutembera tukaganira n'abanyamahanga. Abumva Ikinyarwanda tukivugane, abavuga Igifaransa tukibabwire, abavuga Icyongereza nuko, Igiswahili n'izindi. Hari gukoresha ifaranga. Kera twaraguranaga, ufite amasaka akeneye ibishyimbo mukagurana, ariko ubu turakoresha ifaranga. Hari noneho no kwita ku bidukikije, kuko iki gihugu twagihawe n'abakurambere, tugomba kugisiga kimeze neza, tukagira abazadukomokaho tutaracyangije. Iyi ni indangagaciro rero tugomba kwitaho cyane, yo kubungabunga igihugu cyacu
yo kubungabunga ibidukikije. Murakoze, murakagwira. Nyakubahwa, babonye ko abo twatumiye cyane ari urubyiruko, cyane cyane rwo mu mashuri. Hari impamvu nuko inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ifatanyije n'urwego rw'igihugu rw'intwari imidari n'impeta y'igihugu, hari amatsinda y'ubutwari n'umuco, kwimakaza ubutwari n'umuco yagiye ashingwa mu mashuri anyuranye. Aba muri aka kanya nagira ngo sabe abayobozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari imidari n'impeta by'igihugu baze hano imbere tubashyikirize ku mugaragaro iyi mfashanyigisho kugira ngo izajye ikoreshwa mu mashuri, muri ayo matsinda yashyizwe mu mashuri yose yo mu gihugu. Ikindi ndasaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'inteko nyarwanda y'umuco ko nawe bazana. Ikindi nagira ngo mbabwire ni uko izi ndangagaciro tubabwiye twazishyize ku nyandiko ihinnye. Iyo nyandiko turifuza ko mwese muza kuyitahana, ndetse dufatanyije n'izindi nzego zidufasha, turifuza ko yazagera mu banyarwanda bose, mu nteko z'abaturage, mu midugudu, kugira ngo umuntu ajye ayinyuza mu ijisho buri munsi, imufashe ko twayisinyobora buzima, imufashe gukemura ibibazo byose. Ibitabo umunani mu Kinyarwanda muzi icyo bivuga, bazifashisha kuzajya bigisha indangagaciro mu mashuri kugira ngo urubyiruko rwacu rusigasire hakiri kare. nagira ngo mu izina y'urwego rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe ishimire urwego rw'igihugu rushinzwe umuco ururimi n'umuco kuko iki gikorwa gikomeye bakoze. Mbanza ariko bamenyeshe yuko nk'uko intebe y'inteko babwiye mu gihugu hari amashuri yose hamwe agera ku 4,229. Twagize igikorwa twafatanije n'inteko y'ururimi n'umuco gushinga amatsinda nk'uko babwiye. Amatsinda tumaze kuyashinga hagomba gukurikiraho gutegura uburyo bwo gushyira mu bikorwa icyo twari twayashingiye byari ukubigisha umuco w'ubutwari n'umuco w'u Rwanda muri rusange. Iyi ngiyi rero akaba ari imwe muri gahunda iteganya kwigisha urubyiruko ruri mu mashuri yose y'igihugu, ari nayo mpamvu dushimira inteko y'ururimi n'umuco w'u Rwanda kuba barakoze igikorwa cyo kwegeranya izi ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Akaba ari ifatizo, ari naho tuzahera dutegura za gahunda zo kwigisha urubyiruko rw'u Rwanda umuco w'u Rwanda. Ndabashimiye cyane, murakoze. Mwese rero tubahaye muganure kuri iki gitabo cy'indangagaciro z'umuco w'u Rwanda nk'umwe mu musaruro mwiza inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yagezeho. Murakoze.
barakoze abayobozi bacu, barakoze intiti, barakoze